Nje muri aka kanya kugira ngo nsubize umwe mu bakunzi bacu uwabyifuje ayambajije uko yava mu bukene mu Rwanda mu byumweru 12 gusa. Ni isomo rikomeye ku muntu ushaka kubaka ubukire, ariko kandi birasaba guhindura imyumvire. Byose ndagira ngo tubigarukeho mu buryo bwihariye. Iyi ni Press TV ukomeje gukurikira. Mu Rwanda abantu benshi barakora cyane, yewe ugasanga baraye n'amasaha menshi bari mu kazi, ariko rimwe na rimwe bakibaza impamvu ubukire bwabo butazamuka. Hari n'abavuga ngo ndagerageza buri kimwe, ariko mu by'ukuri sinjya mpirwa. Birashoboka ko nta mahirwe ngira. Gusa uyu munsi reka nkubwire ukuri, ubukire ntabwo ari ibintu bitungurana, ni systeme y'imyitwarire umuntu yubaka bityo ikamufasha kuva mu bukene buhoraho. Uyu munsi reka twige uko mu byumweru 12 gusa, ari byo byumweru bitatu by'amezi 3 ushobora kuva mu bukene niba wemeye guhindura imyumvire, imyitwarire ndetse n'imikorere yawe. Reka twite duhere ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya 4. Ahanga ugomba guhindura imyumvire cyangwa se mindset transformation. Abenshi babaho mu bukene atari uko badafite ibyo bakora, ahubwo mu by'ukuri uko bafite mindset y'ubukene. Ku cyumweru cya mbere ugomba guhindura uburyo utekereza ku mafaranga. Ubukene butangirira mu mutwe, ntabwo ari mu mufuka. Abantu benshi batekereza ko amafaranga ari ibintu bigoye cyane kubona, nyamara amafaranga ndagira ngo nkubwire ko ari reward icyo utanga ku bandi. Ni igihembo gituruka mu byo wafashije abandi. Mu gihe abandi wabafashije ibintu byinshi, n'amafaranga nta kabuza azaza ari menshi. Ibi biraza gutuma wisuzuma urebe niki mariye abandi. Icyo mariye abandi nicyo kiguhereza amafaranga. Tangira wibaze buri munsi uti, ubundi amafaranga ni gute nayakurura binyuze mu bintu mfasha abandi. Ibi ngibi rwose bizahita bigufasha kuba watangira kwibika amafaranga. Icyumweru cya 2 ugomba gushyira ibintu by'isoni ku ruhande mu gihe uri gushaka amafaranga. Mu Rwanda hari abumva ko gushaka amafaranga ari icyaha cyangwa ari ukwikunda, ariko kuri nuko ushobora gufasha abandi neza ari uko ufite icyo bafashisha. Shyira imbere intego yo gukorera amafaranga kandi uyakorera ufite impamvu ifite agaciro, nko guteza imbere umuryango wawe, gufasha abandi cyangwa kubaka ejo heza hawe. Mu cyumweru cya 3 ugomba kumenya ko ubukire atari mu by'ukuri ibintu wumva gutyo gusa cyangwa ari ibindi bintu bizaza by'inyongera, ahubwo ugomba kumenya ko ari inshingano, responsibility. Abakire nyakuri bamenya ko amafaranga ari inshingano, atari igikoresho cyo kwerekana cyangwa ngo wereke umuntu umubwira ngo nge mfite amafaranga. Ahanga ugomba kubyitwararika nk'umuntu uha agaciro buri mafaranga 100 ufite. Mu cyumweru cya 4